Pope Francis has revealed in his forthcoming autobiography that he was targeted by suicide bombers during his visit to Iraq, but was saved by a tip-off from British intelligence. The attacks were planned in 2021 during his visit to Mosul, where Iraqi Christians had been killed or driven out by Islamic State fighters. According to the intelligence, a woman carrying explosives was intending to blow herself up during the papal visit, and a truck was also on its way with the same intent. The Pope said he was told of the planned attacks as soon as he flew into Iraq, but it went ahead. Ibyari bihishwe igihe kirekire cyane kera kabaye byashyizwe hanze ndetse bijya no ku mugaragaro. Papa Francis, umwe mu bantu bakomeye cyane muri Kiliziya Katolike, akaba umubashywe cyane muri nosi, akaba afite imyaka 48 kuri ubu ngubu. Byanditswe nawe aravuga, ashyira hanze akari ku mutima wiwe, nuko byose abishyira hanze nawe. Ufite kubitekereza gutya, ariko igitsina gore, igitsina gabo, byose ni inkuru itangaje yashyize hanze uburyo ki yaragiye kurimburwa mu masaha make atambutse, mu gihe aho yari bwerekeze hari hapanzwe ibisasu ndetse n'umutego mubisha ukomeye cyane mu buzima bw'umuntu bugomba kwita bumuhitana mu gihe kitarenze n'amasaha make cyane. Kuri ubu ngubu twakagombye kuba turimo turavuga irangira rya papa ukomeye cyane muri Kiliziya Katolike. Ushobora kwibaza ati se niki cyashakaga kumuhimbura, cyangwa se niki cyateraga aba bantu kuba bagiye kumurimbura? Ubutasi bukomeye, amabanga akomeye cyane yose yagiye hanze. Iyi ni Ihumure TV, yugiye kukugezaho bino byose. Nitwa Tony, mbahaye ikaze. MI6, ikigo gikomeye cyane cy'ubutasi bw'Ubwongereza, nicyo kintu cya mbere cyatanze itangazo rikomeye cyane kuri Papa Francis yuko nagera muri Iraq ari buze kwita yicwa. Ariko ibyo byose Papa Francis yabiteye ishoti, abitera umugongo kubera yuko umutekano we ubukomeye cyane, nuko yerekezayo. Ariko icyatangaje cyane ni umukobwa mutoya ndetse n'umumama biziritse ibisasu bikomeye cyane. Mu by'ukuri bavugaga yuko bagomba kumurimbura uko byagenda kose. Father Benedict ari uko abivugaho. Niwe washinze ikigo Nazaria Organization, akunda kugira inzindiko nyinshi zigiye zikomakomeye mu gihugu cya Iraq. Asobanukiwe neza uburyo ki Papa Francis agomba kuba arinzwe mu buryo bukomeye cyane kandi buhambaye. Arasobanura neza, akanavuga neza uburyo ki impamvu icyateye kuba Papa Francis yarinjiriye ahantu nk'aho ngaho, azwi neza yuko agomba kurara yishwe muri icyo gihe. Yaganiriye na BBC agira gutya: yego yarabizi neza uburyo ki abakristo bagiye bimurwa i Nineve, yaranasobanukiwe neza uburyo benshi mu 2012 bagiye bafungwa ndetse n'abandi benshi bakagenda bicwa. Yaranabizi neza yuko ahantu hose agiye ari umutwe mukuru w'ibyihebe, cyangwa se indiri ikomeye cyane y'ibyihebe muri Iraq, ndetse hakaba hanatuye n'abayobozi bakomeye cyane b'iyo mitwe yose. Ibyo rero ni ibintu yarasobanukiwe neza mbere yuko ahagera, uburyo ubuzima bwiwe bwose buri mu kaga nubwo ahisemo kugenda aho hantu. Ariko ibyo byose byateshejwe ishoti ndetse binateshwa agaciro, ariko ashyiramo umuhate no kwerekeza muri Iraq, bitewe nuko yashakaga kuza gutera inkunga ndetse no kubaka ubumwe, by'umwihariko abakristo baharizwa muri icyo gihugu. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2021, umusaza uyobora Kiliziya Gatolika mu isi Papa Francis, icyo gihe wari ufite imyaka 85, indege yiwe kuri uwo munsi yari iparitse ku kibuga cy'indege cya Baghdad. Ubwo yamanukaga ava mu ndege ageze kuri tapi, abakomando bamurinda bakomeye cyane bamwongoreraga yuko ahantu ageze hatari umutekano ukomeye cyane, ndetse n'ubutasi bw'igihugu cy'Ubwongereza MI6 bwabamenyesheje yuko hari abantu babiri, umugore ndetse n'umukobwa, bagomba kuza kumuza kumuhitana bitewe n'ibisasu bari bamaze kwizirikaho kandi biremereye. Papa Francis bamuhaye ikizamini kimwe cyonyine cyo kubanza guhitamo gusubirayo cyangwa se kwemera kongera gukomeza urugendo muri icyo gihugu. Nuko yahaye umwanya abakomando babizobereyemo bakomeza kubikurikirana neza ibyo bintu. N'uburyo bukomeye cyane kuko nabo bari bamaze kwitegura mu buryo bukaze kugira ngo baze kuburizamo icyo gitero cyari kije cyasimusiga. Ariko kubwo kwizera umutekano we ukomeye cyane ndetse no kwiyumva no kwizera Imana byonyine,
yafashe icyemezo cyo gukomeza uwo murimo bitewe nuko yavuze yuko atagomba gusubirayo atarangije icyamuzanye muri kino gihugu. Nuko yategetse ingabo ziwe gukorana n'igipolisi cyo muri icyo gihugu cya Iraq, bagakora uko bashoboye bakamurinda mu buryo bukomeye kandi buhambaye. Ariko urwo rugendo rwiwe ntiruze gusa gusubira inyuma. Nkuko Inter yagiye bitangaza, umugore wari wuzuye ibisasu wari umaze kwitakagizaho ibisasu bigiye bikomakomeye. Ubundi tuzi yuko abagore bagomba kwitera ama make-up bagasa neza ubundi bakarimba bakajya mu birori, ariko we yari yamaze kwirundaho ibisasu bikomeye cyane. Nuko yerekeza aho papa yagombaga gutanga ibiganiro ahitwa Mosul. Nuko bombi rero bari kugana aho bagomba gukorera ako kazi ndetse no gusoreza uwo muhango. Nuko igipolisi cya Iraq cyabashe kubagwa gitumo, nuko kibasha kubahagarika bataragera ku mugambi wabo, kibategururaho ibyo bisasu byose bari bamaze kwitakagizaho ndetse kiranabafunga mu buryo bukomeye cyane. Mu rwandiko rwe papa yanditse mu minsi yashize ati umwe mu bagore ndetse muto cyane rwose ku buryo utabitekereza yari yaziritsweho ibisasu byo kuza kwiturikizaho kugira ngo aze kundangiza. Maze ubwo yaganaga muri Mosul aho papa yarari, hari vani cyangwa se imodoka yari yateguye yo ku muvuduko ukomeye cyane yagombaga kuza kumuhagarika kuri uwo munsi. Igipolisi cya Iraq cyafashe ingamba zo kumuhagarikira mu nzira, maze kibasha no kuburizamo ibyo bisasu byari bigiye kumuhitana. Cyari igitero giteye ubwoba kuri njyewe, niko akomeza agenda tuganiriza ati uru rwari urubuto ruroze cyane, byashoboraga kuganisha ku ntambara ikomeye. Kuva icyo gihe umutekano warakajijwe ku buryo buri hejuru cyane ku bantu bose bari kumwe na papa muri urwo ruzinduko yagiriye muri Iraq. Ibyo byose byaje gufasha papa kugirira uruzinduko rw'amateka mu gihugu gikomeye cyane, mu gace ka Mosul, mu ndiri y'ibirara bikomeye cyane, ndetse ukaba n'umujyi wa kabiri ukomeye cyane mu yahoze igenzurwa n'umutwe w'iterabwoba wa Islamic State kuva mu mwaka wa 2014 kugeza mu mwaka wa 2017. Uruzinduko rurangiye, Papa Francis yasobanuye yuko yari afite ishyaka ryo kujya muri Iraq, igihugu kibumbatiye amateka menshi cyane yo muri Bibiliya. Kandi mu ruzinduko rwiwe yakomeje agaragaza yuko kandi yifatanyije n'abakristo bose bagiye bahohoterwa muri kino gihugu. Ndetse kandi no muri no ruzinduko Papa Francis yatangaje yuko yagize ihuriro ry'amateka akomeye cyane yahuriyemo n'umuyobozi mukuru w'abayisilamu ku isi b'abashia witwa Grah Ayatollah. Uku kugeragezwa kwicwa kwa Papa Francis ni urugero rumwe muri nyinshi cyane zigaragaza yuko abayobozi b'amadini bajya bahura n'ibibazo bikomeye cyane, by'umwihariko kugeragezwa kwita barangizwa bagakurwa kuri ino si. Uyu Papa Francis yavukiye mu mujyi wa Buenos Aires, abyarwa na Maria Jose Bergoglio ndetse na Regina Maria Sova. Papa Francis yize amashuri abanza mu ishuri ry'abasezeriyane rya Don Bosco i Buenos Aires, maze mu yisumbuye yiga mu ishuri ry'ubumenyi ngiro, naho muri kaminuza yiga mu ishami ry'ikoranabuhanga ndetse n'ubutabire chemical technology. Nyuma yaho yakoze imyaka mike mu bijyanye n'ibyo yije muri laboratoire y'uruganda rwatunganyaga amafunguro rwitwa Hecht Bachmann Laboratory. Mu 1969 nibwo Bergoglio witwaga iryo zina atarahabwa ubupapa nibwo yahawe ubusasaridoti, maze mu 1973 kugeza mu mwaka w'1979 agirwa umuyobozi ushinzwe kureberera abakristu bo mu ntara zose za Argentine, agizwa Archbishop wa Buenos Aires mu 1998. Mu nyuma y'imyaka 3 gusa, kuvuga mu mwaka wa 2021, George Mario Bergoglio yagezwe kugirwa umukardinali na Papa Yohana Paulo wa kabiri, maze Kardinali George watorewe kuba papa i Vatikani akaba yarashinzwe imihango mitagatifu mu itanga ry'amasakaramentu no gutanga ubutumwa bw'abapadiri, akaba yaranahagarariye komisiyo y'Abafatikani muri Amerika y'Epfo. Nyuma y'iyegura rya Papa Benedicto kuwa 16/28 Gashyantare 2013, Bergoglio yatorewe kumusimbura kuwa 13 Werurwe muri uwo mwaka. Afata izina rya Francis mu rwego rwo kw'icyubahiro Mutagatifu Francis wa Assisi. Papa Francis yafashe rino zina ubwo yarafatiye kuri Francisco wa Assisi wicishaga bugufi agendeye ku ivanjiri, akanafasha abakene mu buryo budasanzwe. Ibi nabyo bikunze kugaruka cyane cyane mu mikorere yiwe ndetse no mu mvugo ziwe zigiye zitandukanye no mu bihe bigiye bitandukanye. Uretse ururimi rw'Icyesipanyolo, Papa Francis avuga no mu rindi ndimi zirimo Igifaransa, Italiyani ndetse n'Ikidage ndetse n'Ikilatini. Iyi ni Ihumure TV, njye ubagezaho ibintu byose. Nitwa Tony. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.
iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya beta paints kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge beta paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshye aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka silk vinyl, weather guard, fast dry, epoxy, wall master n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite n'asigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za beta paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera haruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za beta paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta paints, best quality, best price, good service.